kuwa mbere kugeza ku cyumweru tuzatura amasengesho y'iminsi 7 n'amasengesho yo kugaruza ibyacu byanyazwe n'amasengesho yo kugaruza amasezerano yacu imigisha yacu n'amasengesho yo kubohoza umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Hari ubuzima turimo, hari uburyo tubayeho bitandukanye n'umugambi w'Imana. N'igihe cyo gusenga kugira ngo umugambi w'Imana ugaruke ku buzima bwacu. Reka dusome ijambo riri mu gitabo cya Samuel wa mbere igice cya 5 turasoma umurongo wa mbere, nyuma tujye no mu gice cya 6 nabwo dusoma umurongo wa mbere, hanyuma niryo jambo turimo dusengeramo muri iyi minsi 7. Reka dusome Samuel wa mbere 5 umurongo wa mbere. Biravuga ngo Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana bayikura kuri Ebenezeri bayijyana kuri Ashidodi. Isanduku y'Imana igezeyo Abafilisitiya barayenda bayijyana mu nzu ya Dagoni bayishyira iruhande rwa Dagoni. Igice cya 6 umurongo wa mbere. Turacyari muri Samuel wa mbere. Isanduku y'Imana yamaze amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Yesu ashimwe. Iri jambo riratwereka iyi sanduku y'Uwiteka ryari isezerano Abisirayeli bagendanaga naryo. Iyi sanduku y'Uwiteka niyo yahiritse inkike za Yeriko. Iyi sanduku y'Uwiteka niyo yambukije Abisirayeli muri Yorodani. Ariko biravuga ngo Abafilisitiya barayinyaga bayikura Ebenezeri. Ebenezeri bisobanuye ngo Uwiteka yaratuzahuye. Bafashe isanduku y'Imana bayikura aho ubwoko bw'Imana bwari bwarazahuwe. Barangije biravuga ngo bayijyana mu gihugu cy'Abafilisitiya, bayijyana Ishidodi. Barangije bayishyira mu nzu ya Dagoni. Hari amasezerano yacu, hari iby'Imana yatuvuzeho biri mu gihugu cy'Abafilisitiya, hari iby'Imana yatuvuzeho biri Ishidodi. Hari amasezerano yacu ari mu nzu za Dagoni. Abapfumu, abaruzi, abadayimoni banyaze ibyacu babijyana mu nzu za Dagoni. Bibiliya iravuze ngo iyi sanduku Uwiteka yamaze amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Turi mu kwezi kwa 7 kuva umwaka utangiye. Rero guherejo turi hano mu gitondo saa 12 za mu gitondo ku masaha muri Kenya na Uganda, hanyuma saa 11 ku masaha yo mu Rwanda, saa 11 z'igitondo. Tuzaba turahangaha YouTube live, Zoom live, turimo dusenga twinginga Imana. Tuzajya tubyukira imbere Imana buri munsi dusenga twinginga Imana, duhamagara imbaraga z'Imana kugira ngo isanduku yacu iri Shidodi iveyo, amasezerano yacu ari Shidodi aveyo. Ibyo Imana tuvuze byose biri mu nzu za Dagoni tubikure mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo umwanzi yatunyaze bigomba kugaruka hatavuyeho na kimwe. Tuzajya dusenga buri munsi saa 12 za mu gitondo, arizo saa 11 ku masaha mu Rwanda muri Morning Glory. Hanyuma ku manywa tuzajya dutingisha ku rubuga tuganira dusenga. Ku mugoroba saa 3 z'ijoro twongere tugaruka ahangaha tujye live n'ubundi kuri YouTube no kuri Zoom, twongere dusenge duhamagara Imana. Ya masengesho ntago azibandamo inyigisho nyinshi cyane, oya. Inyigisho tuzakoresha ahanini azaba ari amaverisiyo kudufasha gusenga, ariko tuje ahangaha live umwanya munini uzaba ari wo gusenga. Twamara isaha imwe, twamara amasaha 2, igihe cyose tuzamara azaba ari igihe cyo gusenga tugaruza isanduku yacu yindi yatwambukije Yorodani, yindi yahiritse inkike z'Yeriko, ariko umunsi none ikaba itakiri mu biganza byacu, ikaba iri mu maboko y'Abafilisitiya. Hari imbaraga twari dufite, hari impano twari dufite, hari imigisha twari dufite, hari ukuboko kw'Imana kwatugaburiraga, kwaturishaga, kwaturindaga, kwatujyaga imbere, kwaturwaniriraga, ariko muri kano kanya kuri maboko y'Abafilisitiya. Tugomba kugukura tukakugarura. Amezi 7 arahagije, Abafilisitiya baratwaye isanduku yacu. Uku kwezi kwa 7 tugomba kuvana ibyacu byose biri mu maboko y'Abafilisitiya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Muri amasengesho utumira abandi, usharinge link y'abakunda Imana ya Loves of God Ministries, hanyuma ubwira abandi, ubahe link ya Zoom kugira ngo twese twiconnecte hamwe dusengere hamwe, kandi ndizera neza yuko hari ikintu Imana izakora muri iyi minsi 7.
uko tugiye gutangira no masengesho umeze uhagaze situation urimo ntabwo ariko tuzarangiza ukimeze. Tuzasengera urubyaro, dusengera ingumba, dusengera abatwite, dusengere amaviza, dusengera abarwayi, dusengera akazi, dusengere business, dusengera imihamagaro, dusengera amahoro mu ngo, dusengera igikundiro, dusengera amagara mazima. Tuzasengera buri kintu cyose uzi ko kibaho gikeneye imbaraga z'amasengesho. Tuzasengera security, dusengera umutekano, dusengere ubuzima buzima, twirukana umwuka w'urupfu, twirukana amagisida. Tuzaba turahangaha dusengera buri kintu cyose, dusengere ubwenge bw'urubyaro rwacu, dusengere education nzima, dusengere kunesha, dusengere ibyaboshywe byose, ibyaziritswe byose, iby'umwanzi yatwaye byose. Tuzabisengera muri aya masengesho y'iminsi 7. Mwese muratumiwe kandi murahamagawe, muyitabire tuyabemo n'ugwerejo mu gitondo. Imana ibaha umugisha. Mbifurije amasengesho meza y'iminsi 7, no kwiyiriza